les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? inshuti bavandimwe b'ijwi ry'ibiyaga bigari ndabaramukije. Uyu munsi muri shene yacu dufite abashyitsi, ni abanyamakuru b'itsinda ry'itangazamakuru ry'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Ngira ngo murababona kuri ekran. Iryo tsinda rigizwe ababahagarariye uyu munsi harimo François Turikunkiko ndakuramukije, hakaba na Jean Bosco Ngarama. Nizere ko munyumva kandi mukaba muzi ko turi gupasa en direct. Twebwe kuri radio ijwi ry'ibiyaga bigari rero dukunda kuvanga indimi kuko nyine tuba tubwira bose, abanyarwanda, abarundi, abanyekongo ndetse n'abandi bose. Rimwe na rimwe tukavuga no mu gifaransa, nicyo gituma na indicatif yacu mwayumvise harimo ijwi rya Dr Mukwege mu gifaransa. Ndabaramukije cyane rero kandi bahaye ikaze ku ijwi ry'ibiyaga bigari. Icyo nifuza ko dukora hamwe rero ni ukugira ngo muganirize abakunzi bacu, mubabwira radio yanyu igihe yatangiriye, uko ikora, igamije iki, igeze he, cyane cyane kuko ku giti cyanjye ndayizi ariko wenda hari benshi batarayimenya. Ndagira rero ngo mubabwire radio ya RBB kandi mubasaba kubatera inkunga. Ibintu byose bigomba guterwa inkunga iyo bifite akamaro, iyo bihagarariye cyane cyane abantu bafite imishinga igaragara, abantu bakorera abanyarwanda mu buryo buzwi. Mbahaye ijambo rero, ubwo François ndakeka ko ari uhagarariye delegation yanyu, tubwire amateka ya radio televiziyo RBB. Murakoze nyakubahwa ambasaderi Ndagijimana Yohani Maria Vianney. Tubanje kuramutsa abakurikiye iri jwi rya La Voix des Grands Lacs n'abazadukurikira mu bihe bizaza. Turamukije abumva ururimi rwacu bose aho baherereye hose. Turamukije kandi by'umwihariko n'abanyamuryango b'urwego rw'iteme rihuza abanyarwanda aho bari hose. Nge rero tuvugana muri aka kanya nkaba nitwa Turikunkiko Francisco Xavier, nkaba mpagarariye itsinda ry'itangazamakuru ryo muri komite mpuzabikorwa y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, kandi nkaba ndi mu Burusiya. Ubwo rero nkaba nagiraga ngo rwose mbanze mbaramutse kandi nshimishwe nuko ngeze kuri iri radio televiziyo yanyu. Ubwo reka mpe na mugenzi wacu ijambo nawe abanze asuhuza abatwumva n'abazatwumva. Murakoze. Murakoze cyane kuba mumpaye ijambo kandi kuba mwatwemereye ubutumire kugira ngo tuze gutanga ikiganiro kuri radio La Voix des Grands Lacs. Nshimire rero bwa mbere muze ambasaderi kuba yaduhaye uyu mwanya. Nshimire kandi n'abakurikirana ibiganiro kuri La Voix des Grands Lacs kuba nabo bakurikiye iki kiganiro cyangwa bazagikurikira kandi bakumva ubutumwa butangirwamo. Amazina yanjye rero ni Jean Bosco Ngarama, ndi umwe mu bagize itsinda ry'itangazamakuru mu rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Noneho by'umwihariko nkaba nkunze, ndavuga adresse yanjye nkunze kugaragara kuri radio televiziyo RBB.
mu biganiro bya buri munsi. Murakoze rero, ndizera ko ikiganiro tugiye kugira kiri bugende neza cyane. murakoze cyane. Ubwo turabamenye buri muntu ku giti cye. Ubwo noneho nimutubwire rero radiyo televiziyo yanyu ya RBB y'abubatsi b'itemere rihuza abanyarwanda yatangiye ite, imaze igihe kingana iki, murabona bigenda bite, mbese inshingano mwihaye ni iyi, kuko yaje yiyongera ku zindi shene zisanzwe z'abanyarwanda, iyanyu umwihariko wayo ni uwuhe? Murakoze. Kugira ngo tuvuge ku mateka ya radiyo televiziyo RBB, twakwibutsa yuko nk'uko nabivuze ntangira, hari umuryango, ndumva abantu batwumva babyumvishe, hari ihuriro ry'amashyaka n'imiryango itabogamiye kuri leta, ari byo twita urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, Rwanda Bridge Builders mu cyongereza. Akaba ariyo rero tuvuga tuti ni urwego RBB. Radiyo televiziyo tuvugiraho nayo yitwa Radio TV RBB. Amateka yayo rero ajyanye n'uyu muryango nyine, urwego RBB rwashinzwe ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu kwezi kwa gatanu. Birumvikana yuko ibikorwa by'uru rwego ruhuriweho n'amashyaka ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta, ndashaka kuvuga amashyaka ya politike n'imiryango itabogamiye kuri leta, twese hamwe tukaba abanyamuryango turenze 33. Tugirana ibikorwa byinshi, twagombaga kugira ijwi tucishaho ibikorwa, ijwi riranguruye rivuga ibikorwa, rikavuga ibibazo abanyarwanda bahura nabo muri iyo miryango n'icyo bakora, hanyuma mbese ibyo bikorwa bikamenyekana. Ubwo rero tukimara gushinga uru rwego, hahise hajyaho n'iryo jwi rigomba gucamo ibikorwa byaryo, aho tugomba kuvugira, kubera ko tugira amanama, tugira n'ibindi bikorwa. Iyi radiyo rero ikaba yaraje mu rwego nyine rwo kwamamaza ibyo bikorwa, ariko amateka yayo radiyo televiziyo RBB akaba ajyanye n'itsinda ry'itangazamakuru. Itsinda ry'itangazamakuru rero ni rimwe mu yandi matsinda agize urwo rwego RBB akora imirimo itandukanye. Umurimo wacu ukaba ushinzwe communication, ukaba ushinzwe kuvuga ibya RBB, ariko ukavuga n'amakuru areba abanyarwanda aho baherereye ku isi hose, kuko imiryango igize RBB iri ku isi hose mu bihugu bitandukanye, ku migabane y'isi yose itandukanye. Ikavuga ibibazo, uretse ariko no kuvuga aho bari hanze y'igihugu. Uru rwego rwiga n'ibibazo by'abanyarwanda mu Rwanda hagati. Ni nayo mpamvu tugomba kuvuga no ku bibazo birebana n'abanyarwanda. U Rwanda kandi twibukiranye yuko ruri mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ibibazo bihari natwe tubivugaho mu makuru dutangaza, tuvugaho. Radiyo televiziyo RBB rero, iryo zina rikaba ryaraje vuba aha ngaha ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10, niho iyi shene Propromandi twayitangiye, kubera ko mbere twari dufite indi, ariko tuza kugira akabazo tekinike. Ni nayo mpamvu dukunda guhamagarira abanyamuryango, les abonnés bacu, abatari bagaruka, abatari bava kuri iyo shene ya kera nubwo hakiriho amavideo, twashyizeho mbese n'agatangazo ka roli ko kugira ngo abantu, hari akavideo gatoya ko kugira ngo abantu baze kuri shene radio televiziyo RBB.
murumva yuko ntabwo niba mvuze yuko radiyo televiziyo RBB yashinzwe mu kwezi kwa 10 ntabwo ari ukuvuga ko icyo gihe tutatangaga amakuru hari sheni ya mbere twayacishagaho, ariko ubu ngubu tukaba dukoresha radiyo televiziyo RBB, akaba ari nayo duhamagariraho abantu kugira ngo baze. Icyo gihe nyine ntibyari byoroshye, amahirwe twagize nuko twakoreshaga n'andi mashene y'abanyamuryango ba RBB, kubera ko ndumva abantu benshi babyibuka na hano kuri Voix de Grand Lac hari ibiganiro twakozeho, twari dufite ukwezi kw'icyunamo kijyanye no kwibuka abazize jenoside yakorewe abahutu mu Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Zaire. Iyo jenoside yakorewe abahutu ikaba yarabaye guhera tariki ya mbere ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 kugeza ubu, nk'uko amakuru ari kubigaragaza ikaba igikomeza. Muri make rero nagiraga ngo ako kantu aba ariko mbwira abantu ayo mateka y'uko radiyo televiziyo RBB icya mbere ishinzwe ari ukuvuga ku bikorwa by'abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Icya kabiri ikavuga ku bibera ku banyarwanda aho bari hose, haba mu Rwanda ndetse haba no hanze y'u Rwanda. Icya gatatu tukaba tuvuga ku makuru abera mu karere, kubera ko akarere kacu nyine harimo abanyarwanda benshi bafite n'inshuti. Murumva rero amakuru yose mbese tugomba kuyavugaho. Ibyo ngibyo ariko kubyerekeranye n'amakuru mugenzi wanjye niwe uri buze kubivugaho ku buryo nakwita burambuye. Itsinda ryacu rero rikaba twe twaje gutanga ikiganiro uyu munsi, turarihagarariye, ariko dufite ekipe rwose, ekipe ihagaze neza ubu ngubu, irimo abantu 8. Dufite abanyamakuru mukunda kubona ubu, Ngarama Jean Bosco akaba ari we umunsi ku wundi ushinzwe ibyo by'abanyamakuru bose mbese n'ibiganiro. Tukaba dufite muri Afurika y'Epfo umunyamakuru Claude Bernard Kayitare. Birumvikana ko dufite n'abadufasha kuri tekinike, ariko nabo bari muri ekipe yacu, bo ntabwo dukunda kubavuga kubera impamvu zumvikana. Ariko nubwo mu ekipe yacu igizwe n'abantu 8, turacyakeneye n'abandi bo kudufasha, baba ari abanyamuryango, baba ari n'abagira neza mu mpunzi z'abanyarwanda aho ziri hose, bashaka kudufasha rwose turabikeneye, kuko nk'uko mubizi mu bihe turimo, amakuru, ibinyamakuru bifite akazi kaza ku mwanya wa mbere mu gufasha kumvikanisha ibibazo abantu bafite no kubishakira ibibazo. Ibyo ngibyo rero ntabwo ari ibintu natindaho. Turahamagarira abantu kudufasha rwose, kubera ko imfashanyo zibukwinshi. Hari abafasha bakoresha mbese imfashanyo ku mwanya wa mbere. Burya tujye tuvuga ibintu ukuntu bimeze, ni n'ubukungu bwa mbere ahantu hose bukenewe n'abantu, kuko iyo abantu bahari n'ibintu biraboneka. Imfashanyo ya kabiri, birumvikana ko ibyo bintu tuba dushaka kubivuga, akenshi tuvuga yuko ari les moyens matériels. Ni ibintu rero ibyo byose byumvikana. Ubwo murakoze, reka nsabe Ngarama kunyunganira. Ngarama rero urumva ko mugenzi wawe guhaye ijambo, nagira ngo ibyo ugiye kuvuga wenda unasobanurira abakurikiye ikiganiro indimi mukora mu Kinyarwanda gusa, cyangwa se mwatangiye gukoresha n'izindi ndimi, ibyo mwakoze kugeza uyu munsi byabahaye satisfaction, mwarabyishimiye cyangwa haracyari utubazo? Ese ibiganiro mwatanze mu kwezi Ukwakira
ko kwibuka jenoside yakorewe abahutu byagenze neza, byatumye shene yanyu igaragara, cyangwa kubera ko harimo mugitangira nta cyahindutse? Murakoze cyane bwana ambasaderi kuba mumpaye ijambo kugira ngo mvuge ku bijyanye n'imikorere ya radiyo yacu, radiyo TV RBB. Nk'uko rero mugenzi wanjye yaramaze kubivuga, François, sindi bubigarukeho ibyo yavuze, ariko icyo nageraga ngo nse n'ugarukaho gatoya ni ikijyanye n'itsinda ry'itangazamakuru. Dufite itsinda mu by'ukuri ririmo abanyamakuru n'abatekinisiye kandi bitabira uwo murimo nubwo tukiri mu ntangiriro. Mwari mumaze kumbaza rero ku bijyanye n'indimi dukoramo ibiganiro. Indimi dukoresha kugeza ubu, ibiganiro dukora tubikora mu Kinyarwanda, ariko turateganya gutambutsa ibiganiro mu rurimi rw'Icyongereza n'ibindi biganiro mu rurimi rw'Igifaransa. Ibyo rero biri muri gahunda zacu mu minsi iri imbere, kandi twiteguye kubimenyesha abakurikira ibiganiro byacu. Tuzatanga itangazo, tuzabibamenyesha kugira ngo tubarangire naho bashobora kubibona. Ku bijyanye rero n'imikorere ya radiyo, nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, twatangiye dutanga ibiganiro bitandukanye. Yavuze ko icya mbere muri misiyo za radiyo ari kumenyekanisha ibikorwa by'urwego rw'abubatsi b'iteme bihuza abanyarwanda. Byo sindi bubigarukeho. Icya kabiri ni uko dutanga ibiganiro bitandukanye. Ibiganiro ndavuga amakuru abera mu karere ndetse no hirya no hino ku isi. Dutanga ibiganiro bijyanye na politiki, tugatanga ibiganiro bijyanye n'ubukungu, ndetse turateganya, ndaza kubabwira n'indi biganiro duteganya gutanga mu minsi iri imbere. Ibiganiro rero twatanze byinshi byagiye byishimirwa n'abanyamuryango ba RBB ndetse n'abumva radiyo yacu muri rusange. Ndetse abenshi bagiye batwandikira banatugira inama, batubwira bati mwagombye kwagura ibikorwa, mwagombye kongeramo gahunda izi n'izi. Ubwo mu kanya ndaza kubabwira uko ibyo duteganya gukora muri uyu mwaka uri imbere. Reka noneho ngere mu kwezi kwa 10, guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10, twatangije gahunda muri RBB yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abahutu. Byatwaye ukwezi, kuva ku ntangiriro z'ukwezi k'Ukwakira kugeza ku mwisho w'Ukwakira. Buri munsi rero twayitishaga ibiganiro. Muri ibyo biganiro twayitishaga buri munsi, twabikoranaga n'abantu batandukanye, yaba abanyamuryango ba RBB kimwe n'abandi batumirwa twabaga twatumiye bagombaga kuza kuduha ibiganiro. Muri ibyo biganiro rero twibanzeho nko ku itariki ya mbere habayeho gahunda yo gutangiza icyunamo. Twahuje amaradiyo atandukanye, ndumva hari radiyo Isi n'Ijuru, hari radiyo Ubumwe, hari Bonheur TV, hari na radiyo yacu. Icyo gihe yitwaga Rwanda Bridge Builders, twari tutarahindura. Ibiganiro rero twakoze kuri uwo munsi, twari dufite n'abatumirwa benshi. Ndumva abantu barabikunze, barabikurikirana, hari na komanteri batanze. Muri uko kwezi twatanze ibiganiro bijyanye ahanini n'ubuhamya ku bijyanye na jenoside yakorewe abahutu. Ubwo buhamya bwavaga, hari ubwavuye mu Rwanda, hari n'ubwavuye muri Kongo. Byumvikana rero ko ari ubuhamya bwavaga ku bantu batandukanye no mu bice bitandukanye. Hari abemeye baza gutanga ubuhamya kuri televiziyo, hari n'abohereje amajwi, noneho hari n'abohereje inyandiko. Ibyo byose turabihitisha. Muri make rero muri uko kwezi kwa 10 abantu benshi bakomeje kwandika bavuga bati hari abantu dukeneye natwe gutanga ubuhamya, nubwo igihe cyatubanye gitoya, ariko hari abantu benshi cyane bakeneye gutanga ubuhamya. Hari nubwo dufite twabitse mu mpapuro zacu bwanditse, hari n'amaudio, kimwe n'abandi bavuze bati turashaka kuza tuvuge ku giti cyacu. Ibyo rero tubifite muri gahunda z'uko tuzabikora. Nyuma rero ya kuriya kwezi kwa 11 twakomeje gukora imirimo yacu nk'uko bisanzwe. Mugenzi wanjye yabivuze, kubera ibibazo bya tekinike n'iby'umutekano biba ngombwa yuko duhindura shene, dufata inzi nshyashya, ariyo yiyi turi gutangariza abakurikiye ikiganiro cyacu, yitwa Radio TV RBB, cyangwa ayo ni mu magambo y'Icyongereza, cyangwa se Radio T na V RBB, inyuguti ya R na B na B.
muri make rero iyi radio televiziyo yacu aho tuyitangirije n'ubundi twakomereje hahandi dufite abantu badukurikirana bumva ibiganiro byacu, tukaba dufite rero gahunda y'ibiganiro bitandukanye dushaka gukora mu mwaka uri imbere. Ari nayo mpamvu twaje muri iki kiganiro kugira ngo dusabe abadukurikiye cyangwa se abazumva iki kiganiro kugira ngo badufashe kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro byacu ku buryo bworoshye. Icyo bagomba kudukorera ni ugufata ikiganiro bagakanda kuri subscribe, bagakora share, bagakora na like. Icyo gihe ibiganiro byacu bizaza bibageraho ku buryo bworoshye. Biroroshye, ni ukujya kuri YouTube ukandikamo ngo Radio TV RBB, uhita ubona, bahita bakohereza urupapuro cyangwa se page yaho byanditse, ugakandaho ukabona inkuru ya mbere. Noneho ya nkuru kanzeho akaba igafunguka, yafunguka akaba ariho hasi akwereka inyuguti zitukura zanditseho ngo subscribe, ugakandaho. Noneho hirya hari n'ahari akayogera, ugakandaho, naho hasi arahanditse like na share kugira ngo ushobore no kubihereza. Kuri share ukoraho kugira ngo ushobore no kubihereza abandi nabo bashishikarize gukora nk'ibyo wakoze. Nk'uko rero nari maze kubivuga, muri gahunda ziri imbere turateganya gukora ibiganiro bitandukanye duhereye ku bitekerezo twahawe n'abakurikira ibiganiro byacu cyangwa se ibyo twahawe n'abayobozi b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda. Muri ibyo biganiro rero tuzashyiraho porogaramu yo gukomeza gutanga ubuhamya, kuko ababufite ni benshi cyane kandi bifuza kubutanga. Ngira ngo mbwire abakurikiye ikiganiro yuko hari nkuba bamwe mu baduhaye ubuhamya, ndavugamo babiri batwandikiye binyuze hirya nyine kwa kundi ko mu gikari. Hari uwambwiye ati, muvandimwe, kuba ubuhamya bwanjye bwashoboye gutambuka, ndaruhutse mu mutima, ndabohotse. Ubwo rero akaba ari ubutumwa nahereza n'undi uwo ari we wese waboshywe n'ibimurimo, yananiwe gusohora, ko kuba yarabuze aho abisohorera, uyu ni umwanya. Iyi ni radiyo y'abanyarwanda, Radio TV RBB, kugira ngo buri wese tumuhereze ijambo avuge ibyo atekereza. Ariko nyine nubwo tuvuga ko buri wese afite uburenganzira ku ijambo, hari aho batarenga, hari n'ikibazo nyine cy'amategeko. Ariko muri make ni ukuvuga ko iyi radiyo ari urubuga rw'abanyarwanda kugira ngo batange ibitekerezo byabo bisanzure nta nkomyi. Ubwo navuga ku kiganiro kijyanye n'ubuhamya, turateganya kandi guhereza urubyiruko ijambo, kuko urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo, niko tujya twabivuga mu rurimi rw'Ikinyarwanda, cyangwa se urubyiruko nirwo ejo hazaza, niyo mizero y'isi. Abo rero turabateganyiriza nabo ikiganiro cyabo. Turateganya kandi ikiganiro cyo kugera mu karere, amakuru yo mu karere muri rusange, nk'uko twari dusanzwe tubivuga, nk'uko twari dusanzwe tubikora. Ikindi kandi nuko duteganya nabwo kwegera cyane impunzi kugira ngo tuziganirize, twumve n'ibibazo byabo. Ikindi rero ibi byose bizaba byiyongera kuri bya biganiro bijyanye na politiki, ibiganiro bijyanye n'ubukungu. Ikindi tuzajya twibandaho ni gukora ibiganiro bijyanye n'ubusesenguzi kuri politiki. Dufite umuryango RBB, ni umuryango mugari ufite abagabo b'inararibonye rwose, urimo abagabo b'abahanga kandi bashoboye. Uwo murimo rero rwose bazawudukorera, kimwe nuko tuzifashisha n'abandi bo hanze, inshuti za RBB, kimwe n'abandi banyarwanda muri rusange turabafite, bazabidukorera. Ikindi nuko nabwo ibi mu byo tugeraho, mu byo dukora byose, nta kintu dushobora gukora. Burya baravuga ngo uyu muntu atazi aho yavuye ntamenya aho ajya. Ni ngombwa ko abanyarwanda bamenya n'amateka y'igihugu cyabo, cyane cyane ndavuga urubyiruko, kuko muri kiriya gihugu cy'u Rwanda FPR yafashe abantu bugwate, ishaka kubereka ko amateka y'u Rwanda ahera mu mwaka w'1994, kandi ibyo ntabwo ari byo. Ni nayo mpamvu bafashe isomo ry'amateka bagenda barikura mu masomo yigishwa mu mashuri kugira ngo bahishe abana b'u Rwanda ukuri. Bo bakavuga ko ngo bashaka ko bandika amateka, bigisha ngo amateka bumvikanyeho. Amateka ntabwo ajya yumvikanwaho. Amateka yaba mabi yaba meza uyavuga uko byagenze, ahubwo abari b'icyo gihe bagategura uburyo bazakosora ayo makosa yabaye, cyangwa se yabari byabagenze neza akaba ari uwo muco bakomeza. Ibyo rero byo guhuma abantu ntabwo tuzabyemera. Niyo mpamvu kuri radio televiziyo RBB twateganije ko tuzadushyiraho ikiganiro cy'amateka
kugira ngo abahistoriye cyangwa abanyamateka kimwe n'undi wundi ufite iyo mpano basobanurire abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko rw'u Rwanda ibijyanye n'amateka yabo, ibyo bahishwe cyangwa ibyo bakomeze guhishwa kugeza kuri uyu munsi wa none. Numva rero ntizimbye mu magambo cyane, naba mpagarikiye aho ngaho nkabasubiza ijambo, ubwo turakomeza nimba hari ikindi kibazo mufite twiteguye kugisubiza. Murakoze. Murakoze cyane, nagira ngo nkunganire kuko hari aho bavuze uti bagakora share, bagakora like, ibyo ni amagambo y'icyongereza wakoresheje, ariko noneho abandi batari mu bihugu by'ibyongereza hari aho haba handitse partage, ni ukuvuga gusangiza abandi icyo kiganiro. Igihe ubonye ikiganiro cya radio TV RBB ugakora partage ukakigeza ku bandi benshi kugira ngo iyo radio nyine imenyekane n'ibitekerezo birimo n'ibiganiro byabyo abantu bajya babireba. Ikindi wavuze like, ntabwo ari ibintu bikomeye, ni cya gikumwe berekana batya, hari n'ubwo bagicurika, ariko twe turashaka ibikumwe bireba hejuru nyine byo kuvuga biti ni okay, ikiganiro ni cyiza. Iyo bikoze burya aba ari uguha amanota ikiganiro na chaîne itanze icyo kiganiro, kuko urabona ko ikiganiro abantu bose bavuze ngo ni kibi, icyo gihe na YouTube ishobora kuba yavuga iti mwebwe ntacyo mutumariye, tubambuye uruhushya rwo gutanga ibiganiro. Mujya mukora mutya rero muri benshi, hanyuma mubisangiza abandi, aribwo buryo bwiza bwo gushyigikira umuryango w'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, iteme tuzahuriraho twambuka tujya mu mahoro, tujya muri demokarasi, tujya mu bwumvikane mu gihugu cyacu. Ndagira rero noneho mutubwire, uretse share na like, abakurikiye iki kiganiro ndagira ngo nibutse ko ari ikiganiro cy'ijwi ry'ibiyaga bigari, twakiriye abashinzwe itsinda ry'itangazamakuru ryo muri urwo rwego nyine rw'abubatsi b'iteme. Icyo mwifuza kugeza ku banyarwanda, kugira icyo mubasaba, icyo mubatezeho ni iki? Iki kiganiro kigamije iki? Kuko atari ikiganiro gisanzwe, ntabwo mwaje kutubwira ibyo muri Kongo, ntimwaje kutubera ibibera mu Ruhengeri, ibibera hehe, mwaje kuvuga chaîne YouTube ya RBB. Ni iki muteze rero kuba kuri iki kiganiro? Ndagira ngo mbabwire ko bari kugenda bakagera kuri 29 bakagabanuka, wenda nuko bafite akazi kenshi, ariko nukuba ko hari abantu badukurikiye live en direct. Mubatezeho iki n'abandi bazakireba ejo n'ejo bundi? Nk'uko twabivuze dutangira, twaje kugira ngo tubwire abantu iyi chaîne yacu, iri jwi ry'urwego RBB. Icya mbere nyine dushaka nuko abantu bayimenye. Icyo tubatezeho rero, iyo umenye umuntu mu b'inshuti, babe inshuti zacu. Ni gute se babe inshuti zacu? Nibiyandikishe kuri chaîne zacu, bakurikire ibiganiro byacu, kandi nk'uko mumaze kubivuga babisangize n'abavandimwe babo n'inshuti zabo. Icyo nicyo kiza ku mwanya wa mbere. Ikindi nk'uko twavuze yuko dufite ekipe, ariko dukurikije uko umuryango wacu umeze, ihuriro ryacu rimeze, rihuza amashyaka, rihuza imiryango irebana n'ikiremwamuntu, dukeneye yuko abatwumva bajya batugezaho amakuru, kandi yuko banadufasha, ababishoboye rwose, abanyamwuga, abanyamakuru, abanditsi, kuko iri tsinda ryacu rirebana n'ibinyamakuru byose by'urwego RBB, kuko dufite site yacu. Ubwo ahubwo naboneraho kuza kubasaba nyuma munsi y'iyi video kuza gushyiraho, niba bishoboka, gushyiraho aho abantu bakanda kugira ngo babigereho byose. Dufite site y'urwego rwacu dushyiraho amakuru.
ibi byose rero ni ibintu byerekana ibyo dukora, ibibazo bikorwa. Mu bufasha duteganya, icyo tubitezeho ni uko abantu badukurikira kandi bakanadufasha, ari ugutara amakuru, kuvuga ku bibazo, ufite igitekerezo. Mugenzi wanjye yavuze ku byerekeranye n'ubuhamya. Mu by'ukuri iyo tutaza kubona abantu baje guhamya bakavuga ibyerekeranye ibyo babonye, inzira baciye muri ariya mahano y'iriya jenoside yakorewe Abahutu, sinshidikanya yuko tutari kuvuga ibindi, ariko ntabwo byari kugira eko nk'iyo byagize, kubera abantu baje kuvugira ku mashene twabicishagaho muri kuriya kwezi k'Ukwakira gushize ku mwaka w'2022, ubwo twakoresheje icyo cyunamo ku mugaragaro ku nshuro ya mbere. Dukeneye rero abantu baza. Niba uri umunyamakuru ushobora kuza kudufasha. Dukeneye abantu bashobora kuba abatumirwa, bashobora kuvuga mu kiganiro runaka, kandi dukeneye n'abantu bashobora kudufasha noneho gusangiza ibyo biganiro tukabikwirakwiza hose. Uretse n'icyo kandi nabyo ntabwo ari ibanga, buri kinyamakuru aho kiri cyose kiba gikeneye n'imfashanyo moyen, amafaranga. Hari abafashisha amafaranga n'ibintu, donc les moyens matériels, ko mwavuze ko hano indimi zose zemewe, ubwo ni ukubivuga. Numva muri make ari ibyo navuga cyane, ibyo dukeneye cyane cyane biza ku murongo wa mbere. Ngarama, sinzi niba hari icyo nibagiwe wakongera. Murakoze cyane Bwana François. Icyo nakongeraho nuko nabwira abakurikiye ikiganiro yuko mu Kinyarwanda baravuga ngo utaganiriye na se ntabwo amenya icyo sekuru yasize avuze. Nagiraga ngo mvuge rero ngo utaganiriye, udakurikiye radio televiziyo RBB, ntabwo wazamenya ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda, nta nubwo wamenya ibibazo biri mu Rwanda, nta nubwo wamenya uburyo ibibazo igihugu cy'u Rwanda gifite kuri uyu munsi byakemuka. RBB rero nk'uko bivuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda. Twifuza rero ko buri munyarwanda wese cyangwa se abakurikiye iki kiganiro bagomba kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyacu, bagomba kumenya amakuru ku bibera hirya no hino, bakamenya n'uburyo ibibazo turimo tugomba kubivamo. Ndumva kandi bagahabwa umwanya wo kugira ngo batange igitekerezo. Inkunga ikomeye cyane dukeneye hano ni ibitekerezo by'Abanyarwanda. Murakoze. Murakoze cyane. Ndizera ko babumvise, ariko kandi niba mufite irindi jambo mwabagezaho ryo gusoza ikiganiro, umwanya ni uwanyu. Turabashimiye rwose kuba mwaduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tumenyekanishe radio TV RBB. Tukaba kandi dushimiye abadukurikiye, tukaba dushimiye n'abazagumya kudukurikira mu bihe bizaza. Turizera dukomeje yuko hano bazahavana amakuru menshi, kubera ko nk'uko twabivuze tuvuga ku byo ari amashyaka ya politike n'imiryango itegamiye kuri leta ihuriye mu rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda ikora, ivuga uko ibona ibibazo by'u Rwanda rwakemurwa. Kandi twibukiranye yuko uretse kuvuga ku by'Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda gusa, tuvuga no ku bibera mu Rwanda. Abari hanze akenshi twese tuvuga yuko turi impunzi, kandi koko nibyo, nubwo harimo abantu benshi bafite ubwenegihugu bw'ibihugu babamo, ariko ikiri ku mutima kurusha byose ni aho dukomoka, ni ku gicumbi cyacu, ni muri gakondo yacu. Niyo mpamvu rero ibibazo birebana n'u Rwanda
ibyo abanyarwanda bahura nabyo byose turabivuga, turabitangaza, kandi tukavuga uburyo tubibona byakemurwa. Tuvuga kandi ku byerekeranye n'ibibera mu karere kacu, nabyo twabivuzeho, ibyo tukavuga ndetse n'andi makuru abera ku isi, kubera yuko burya nk'uko bivuga les gens sont interconnectés. Ibyo byose rero tubigarukaho, tukaba dusaba abantu yuko badufasha. Murabibona, hari amatangazo buri gihe iyo habaye inama z'urwego rwacu, iyo habaye amatangazo byose tubitangaza haba kuri radio TV RBB, haba no kuri site internet yacu. Tukaba twongeye gushimira abantu bose bazabyitabira, abantu bazagumya kudushyigikira, ari ugutanga ibitekerezo, ari no kuza kwifatanya natwe muri uru rugendo rukomeye turimo. Murakoze kandi twongeye kubashimira. Bwana Ngarama, nawe niba hari icyo wongeraho? Icyo nakongeraho ni ukubwira, ni message, ni ukubwira, ni ugusubira mu byo navuze mbere, ni ugusoza mbwira abantu nti mujye muri YouTube mwandikemo Radio TV RBB cyangwa Radio TV RBB, urabona page iriho amakuru yacu. Mukande ku nkuru, mujye hasi ahari ijambo ritukura ryanditseho ngo subscribe, mukandeho. Ndumva ambasaderi yavuze ko ari s'enregistrer, nibyo? Sabone. Mujye hasi hari akayogera ku ruhande, mukandeho, mudukorere kuri like. Ahantu hari ikiganza, hari igikumwe kireba hejuru, hari ahanditse kandi ngo share, cyangwa mwavuze ko hari irihe jambo rindi? Partage. Hanyuma rero ubwo inkuru zacu zizaza zibageraho ku buryo bworoshye. Murakoze cyane. Murakoze cyane, kugira ngo abantu bamenye n'ukuntu radio TV cyangwa TV mu gifaransa, RBB mu gifaransa, bamenye uko byandikwa. Reka ndebe ko nabashyiriraho izina ryayo tukaribasangiza. Ntabwo bigaragara, ariko ndumva bidakomeye cyane. Byaba bigaragara? Biragaragara neza cyane. Abantu rero badukurikiye bamenye ko bagiye kuri YouTube bakandika Radio TV RBB cyangwa RBB, bahita bajya kuri chaîne yacu. Iyo chaîne mwaje kutubwira ni yacu twese, nicyo gituma ngewe nsabye asanzwe ari abakunzi ba radio Ijwi ry'Ibiyaga Bigari bakwiyandikisha no kuri iyi chaîne ya Radio TV RBB, kuko ibiganiro batanga ni ibiganiro byiza cyane. Gusa bakaba bataramenyekana, ariko tubashyigikiye turi benshi tukiyandikisha, chaîne yagira ingufu, igatera n'abanyamakuru bayo, mbese kubatera courage yo kugira ngo bakomeze batugezeho ayo makuru, kuko batangiye ibiganiro buri munsi, buri mugoroba bahitishaho ikiganiro keretse iyo bagize impamvu. Ariko ubundi n'abantu bakeneye gushyigikirwa. Ku giti cyanjye ndabashyigikiye. Ndasaba kandi na bagenzi bacu bo ku zindi chaîne za YouTube z'abanyarwanda cyangwa zindi kuzabaha ijambo, bakazabatumira, mbese no bakabwira abakunzi b'izo chaîne bayo maradiyo anyuranye, bakababwira Radio TV RBB icyo ari cyo, kugira ngo abanyarwanda bose babashyigikire. Ubwo ndabwira abanyarwanda bo hanze, ndabwira abanyarwanda bari mu gihugu, ndabwira n'abarundi bumva ikinyarwanda cyangwa se ikirundi, ndabwira abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa bacyumva, ndabwira abaganda bazi ikinyarwanda. Iyi chaîne rwose tukayishyigikira, ikazaba ubukombe mu minsi mike. Ku giti cyanjye rero ndabashimiye kuba mwakurikiye iki kiganiro. Mbizeje rwose ko mu minsi itaha tuzongera tukagarura abagenzi bacu, kugira ngo mumenye cyane cyane radio ya RBB. Abandi mwende bashimiye kuba mwitabiye iki kiganiro cyacu.
kandi abo mufatanyije imirimo kuri radiyo yanyu kuri televiziyo yanyu mubaturamukirize mubabwire ko abakunzi inshuti za radiyo ijwi ry'ibiyaga bigari babakiriye neza kandi murabikwiye murakoze cyane murakoze namwe Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? dushimira abakurikiye iki kiganiro kandi tubabwira tuti muramuke murara haryana namwe kandi